Aho neza nshuti zacu abakunzi bacu mwebwe mukomeza mutwereka urukundo murebe ibiganiro tubashyiriraho buri munsi mudacitse intege mukaduterana courage mu bitekerezo mugasharinga ibintu tubereka mugashyiraho ama like turabashimiye cyane kandi duhora tubiha agaciro rwose mwarakoze cyane. Ubushize rero naberetse umuhanda uca mu mazi ariko mubereka agace gato cyane. None ubu ndongeye mbona umwanya ngiye kubajyana ahantu heza cyane. Abantu bakunze kumva ibiganiro njya nkora haba ku ma TV andatandukanye nka Isimbi TV nkunda kuvuga ahantu bita Rufute abantu bari bugandike muri Google araza kusanga ari ahantu nakarwa keza cyane ahantu heza cyane hatangaje ku buryo abaturiste bava ku isi yose baje kuhareba. So rero ahantu mbajyanye na kabiri kuri Rufute ni heza naho cyane namwe ubwanyu muri bwigirire muri bwitangire comment na ahantu bita Yelpeland niho mbajyanye kubatembereza na ahantu kureho gato ariko nyine navuze ati mfite umwanya reka mbatembereze nta kibazo. Ikindi kandi none wa muhanda turawutindamo none ntago turucamo mu minota 5 nka kwa kundi byagenze ubushize turawutindamo ndabereka twinjiramo tunasohokamo hanyuma n'abatembereza aho hantu heza muze tubane mudukunde mutwereke urukundo muduhe support zanyu tuba tubikeneye. Imana ibahe umugisha. Let's go guys. Ubu rero umuhanda turawinjiye nguwa wo mu mazi kabisa. Twizere ko turi bujyane kandi mukishima rwose ko mbonye dutangiye se wagira ngo no mu musozi ahubwo. Oya uyu nguri mu mazi uwo mu musozi se naho sinzawubereka ariko uyu nguri mu mazi kabisa. Nimba mubonye icyapa uyu muhanda ugera Bergen n'uwo umuntu acamo agiye mu yindi komune yitwa Bergen wa mujyi wa mbere wa kabiri nako munini muri Norge urabona hari handitse Bergen. Nukuvuga ngo uyu muhanda ni muremure cyane twebwe cyaje twakatiye aha urabona twamaze nk'amasegonda ariko ubu ngubu rero turawutindamo kabisa. Uwo hejuru yacu n'amazi cyane undi muhanda munsi no hejuru n'amazi amayi ko bitangaje ra. Ako ndabona bashyizemo n'amavantilateri azana inuze umwuka cyane babishyiramo byose. Abantu n'abahanga bashyiramo naho wahamagara nyine igihe ugize ikibazo ureba amatelefone ibiboro bizimya umuriro igihe imodoka yawe iguhiriyeho cyangwa iki. Hano haba hari ibintu byose hano ibintu byose babirimo kabisa. Ari kubona ko ntago wamenya ko ukuntu wubatse none bwa mbere mbonye imihanda y'ahangaha yubakishijwe amabeto menshi kabisa bigaragara byo ko ari mu mazi. Ari mu mazi uyu nguyu noneho wumva imodoka iri kwihuta bya hatari iba yijyana yitembereza kabisa. Aze buriya biba byarabatwaye nk'igihe kingana gute kugira ngo bawubake? Bawubatse imyaka myinshi warabahenze bya hatari menya barawumazeho nk'imyaka 7 gutyo 5-7 bawubaka. Bimwe mu bintu nabonye by'abazungu nuko nta excuse bagira kabisa. Ibintu byabo babiha umwanya ariko ndende byo kuvuga ngo ntago bishoboka ntago iryo jambo barigira kabisa. Ntago ndumva babyize bari kubona project bayiramaze igihe bayitekerezaho bayishushanya bagira gute. Ariko urumva hari ahandi umuntu avuga ngo ibintu bishoboka atanabiplaninze nyine atanabigerageje ngo abirebe. Hano abantu baha n'abahanga cyane kabisa. Iyi mihanda cyakubwira iri mu igihugu hafi ya hose igiye ihari. Uciye mu mazi hagati. Natangariraga iciye mu mu misozi ariko none yiciye mu mazi yo ni ibindi. Ubu tugarutse ku butaka tugarutse mu isi nako n'ubundi ugeze hanze tutangira kubona intuze uburyo baba baragiye bawutegura hakiri kare. Hatari urabibona kabisa. Buriya hariya hari mu nyanja hagati. Ubu tugarutse ku butaka. Mbona abantu babaza ngo ino nyanja yitwa ngo iki? Nyanja zawe ugiye ubaraza amazina ni wazabivamo. Ugiye urevuga amazina ni uzahubwo wayafata mu mutwe wanayamenya buriya. Ni hatari. Hano nyine umuhanda nyine wo ni muremure kabisa. Muremure uyu nguyu. Urumva ko n'imodoka iri kugenda inyerera. Wumva wagira ngo iritwaye kabisa.
atari ariko bisaba kuba umenyereye imodoka nanone. ariko sha ikintu cya mbere kigoye iyo uyobeyemo ukayoba kuwusohokamo ni danje. Mugani nanjye nibyo nari nekereje nk'ubu ngubu waramutse habayeho kuyoba ubu byagenda bite ntiwahobagira burundu? Umuntu arahobagiye pe, umuntu arahobagira iyo uyobye kabisa, urabanza ugasohokamo ukongera ukagaruka ewe ahubwo ntiwashiduka ukoze urugendo ruruta urwo wakoze urwaye. none se ikibazo cy'uyu muhanda uyu wose ubona ni uwo kugenda gusa, nta nubwo wakata ngo usubire inyuma, ntabwo bishoboka. ngo waba ari icyerekezo kimwe, ni icyerekezo kimwe, ntabwo wakata ngo usubire inyuma. ubanza ugomba kugusohokamo nyine ubundi ukabona gushaka inzira yindi. uyobye waba umeze nk'ugiye mu kandi gace kabisa, ukongera ugatega ukongera ukakata bundi bushya. gusa hano hantu hacamo amabisi. Amabisi acamo, uyu nguyu ucamo bisi kabisa. ikidacamo ni abanyamaguru n'amagare. Amagare ntacamo, moto zo ziracamo na bisi zicamo. ku bimwe mu bintu nabonye byiza ni ukuntu baba baragiye bateganya n'ahantu umuntu yahamagara yagize ikibazo, bagomba gushaka uburyo bafasha abantu nyine, kuko no mu muhanda ushobora kuwugiriramo ikibazo na network zikabura. ahubwo ikintu nabonye gitangaje uburyo turi mu mazi hagati ariko na network zikaba zihari. zirahari, network full connect kabisa, yaba internet yaba guhamagara byose 5G irakora kabisa. byo biri mu bintu byanangaje, tekinoloji ya bano bantu irahambaye cyane. mu gihe twebwe ari igihe ujya no ku musozi bikagorana, ari umusozi usanzwe hanatuye n'abantu, ukabona hari ahantu hatari network burundu zikabura. ariko hano ubu ntabwo bijya bishoboka, ni gake cyane. muri Norvège bavuga ngo umuriro wabuze cyangwa amazi yabuze, ariko ejo bundi turi ku kazi nagiye kubona mbona umuriro uragiye, chef araza atubwira ngo nimwitahire nta kundi mujye gukorera mu rugo. ubwo niyo yabaye ikibazo gikomeye ntibahita batanga n'amatangazo? ntabwo twari twabimenyeshejwe, warijyanye tugiye kubona turagiye, nuko biba ngombwa yuko nyine tugira. ko nkanjye kuva naza hano sindabona wabuze ngeye mu rugo cyangwa amazi, kuko nabonye ubuzima bwa buriya z'umuriro ubuze ibyo buzi iminota 20 hapfa byinshi. nabonye ubuzima bwahari ari umuriro n'amazi. n'ubundi bahise baza bati bawukora, umuriro waragiye na internet iragenda, urumva turi muri ofisi akazi dufite gasigaye baratubwira ngo tujye kugakorera mu rugo. ko nabonye hano n'ubuzima bwose ni umuriro kabisa, n'ibiryo n'amafrigo n'ibiki byose. umuriro ntiwagenda kabisa ngo umare amasaha menshi, hano ntibishoboka. ni nk'amasegonda turagenda. akenshi umuntu aba agomba gutegereza akareba ko uhita ugaruka, utahagaruka nyine ukabona kuvuga ati reka nitahire iyo uri ku kazi. ubu ngubu uburyo njye mba nyiri kwibaza uburyo interineti ni gute hano hantu muri uno musozi, muri hano mazi turimo hano hagati, uburyo nta kibazo cya network kabisa. nta gihari hano, icyo kintu baragikemuye. abantu iyo wakoze ikintu baba bagikoze kabisa, nta bintu byo gusondeka bagira. ibyo ntabyo rwose, gitwara igihe ariko kikaba cyihariye. ubu turi hafi kuwusohokamo. urabona ko wabaye muremure bitandukanye na wa wundi twanyuzemo kabisa, na kiriya gihe ntabwo twatinze. n'abagenda bakwereka n'ibyapa n'ubundi ni ukugenda nsoma tutayoba ahantu bajyanye se ko nanjye ni ubwa mbere bagiye, ko urasohoka ugahita ubona kabisa n'ubundi tugiye kuwinjiramo. ese kugira ngo warangiye turakomeje, turacyakomeza, genda ubehereka. urabona ko hano hari n'amakamera mu musozi, wo mu musozi wo mbonye hejuru hanatuye n'abantu. abibonye se? uyu muhanda nawo ni muremure. nabonye bavuga ngo harimo n'amakamera ahubwo afata abantu bavuduka. genda gake batatwandikira. haramanuka noneho byahatari. urabona ko wabibonye ko uyu nguyu ari uwo mu musozi, urabona ko ari ku mpande nta nubwo bararangiza kuwubaka neza, urabona ko hari ibibuye by'ibisozi nyine. urabona ko noneho uyu nguyu unatandukanye n'abandi twari turimo.
cyane kwita unayibona Kw'Isi. ni umusozi rwose kandi nabonye umusozi still igitangaje hejuru hatuye abantu, hari ibikorwa remezo bisanzwe. bawucamo kabiri barawutobora, nawo ni muremure nawe urabona ko muremure Kw'Isi. reka banashyiremo kamera n'umuhanda uraryoshye kuyirukankamo. wawudukamo nta kuntu batashyiramo kamera kabisa. uyu muhanda hari umuhanda umeze gutya mperuka gucamo njya Bergen kabisa, umeze gutya rwose. abantu ko tuzabatembereza kereka icyo tutazashobora, ariko ahantu hose tuzashobora tuzabageza. uyu munsi rwose ndashaka kubereka ahantu heza, mbega ahantu heza, ni heza pe. nari ndi kubabwira ngo ni ubwa mbere maje, oya narahaje ariko ntabwo nari nitwaye icyo gihe, nari ntwawe n'undi muntu dukorana turaza turahatembera, ariko ndavuga ati mbega ahantu heza, kubera ko ngewe rero nturuka Rufute, hanyibukije Rufute ndavuga mama ahantu ngomba kuhaza hagaruka nkahatembera. nanjye nahabonye ku mafoto mbona ni heza cyane pe, ni heza rwose, ni heza pe, ariko urabona ko ari akarwa nako kari ukwakure, urabona ko kari kure y'ahandi tusanzwe tuzi kabisa. kure yarihariye, ni kure kabisa. ubona ko iyo warebye ku mafoto ubona wagira ngo ni hanabaho ku isi, ni heza rwose, wagira ngo ni bya bishushanyo byo mu bitabo by'abayehova kera twabonaga. ni heza rwose, nanjye narahabonye ndavuga wawu. noneho rero sama itararangira mpita reka mpazane abakunzi bacu barebe ahantu heza nyine, hanyuma sama nirangira nabwo no mu bukonje ko tuzaba turi kumwe muri neje. umuntu yakwibaza ngo muri tuneri nk'izi ngizi, mu mihanda nk'iyi ngiyi yubatse yaba mu mazi cyangwa mu misozi, naho haba hariho neje. ntabwo haba hariho neje, ariko kubera ubukonje haba hanyerera cyane, haba harabaye ayisi, ari ukugendera ku ibuye inyerera nyine nka ayisi kubera ubukonje bwinshi. azi ubwo noneho bino bintu by'umuvuduko umuntu nagendera ku muvuduko wo hasi cyane, n'ubundi rega umuntu uzi ubwenge urumva amenya uko abigenza. no kwa kundi ujya ukunda kuvuga ngo ndihuta cyane mu kugenda n'amaguru, iyo neje zagwe se wakwihuta ujya he? uba ugenda unyerera byose tuzabibereka, bazirebera nabo ubwabo. iyi nayo ahantu yifotoreza muri neje abantu bakagira ngo ni nziza, tuzabereka ibyo ari byo, barebe ibyo ari byo. tuzabibereka kuko abakunzi bacu twabemereye ko igihe season zose tuzazibanamo, nibakomeza kutwereka urukundo bakaduha support, nta kintu tutazabereka rwose. amatsiko tuzayabamara gake kabisa. kandi murebe iminota tugiye kumara muri tunnel, none muri tano. Kuri ikintu gitangaje uburyo baba barubatse barasatuye umusozi tukawuca mu gihe kingana gutya, umuhanda utaranangirika na gato kabisa. ahubwo ndi kwibaza uyu muhanda mu kinyarwanda bawita iki? ushize twari twabivuzeho tuvuga umuhanda uca ni tano mu cyongereza, mu kinoshwe ni tunnel, hanyuma kinyarwanda byo ntabyo nzi rwose. Kinyarwanda ntago riraboneka, ahubwo se hari abakunzi bacu ugeze kwandika muri comment ngo gute se waboneka mu kinyarwanda utari mu Rwanda nyine? ntaho hari nyine, ntaho hari wenda ubwo niyo iyo ihari mu Rwanda ni ugusatura nyine umusozi bisanzwe bakawutandukanya hagati bagacamo inzira, ariko nta kintu bubaka hejuru. nta kintu bubaka hejuru, so baba bawutandukanyije nyine biba byarangiye n'ubundi. ntabwo rero iyo ntaho hari mu Rwanda kabisa. sinyeka rero ko izina ryaboneka icyo kintu kitanahari. namugani twaba turi kubagora. Amaye nkanonanga tugeze ni hehe se? Ashyizeho amatara baraharyoheje. Yase. Usa no kwaryoshya. None. Gaye. Cyambonye tumeze nk'abinjiye kuzimu. Nari ntagiye kugira ubwoba noneho nanjye no. Bashyizeho aka design bagira ngo hano ukuntu ubwonko bw'umuntu burambirwa ikintu iyo uri kugireba ikintu kimwe kidahinduka. Ati kujya tudasinzira. Tudasinzira. Avuga ati abantu reka tubashyire mu yindi mundu reke kurambira. Cyane hinje ngira ubwoba ntabeshye. Kubanza hano hasi ari n'amazi n'ubundi. Ubu hasi si amazi.
hari ahantu ndahageze ngira ubwoba hasi ubanza ari amazi rwose kubera ko uyu nawo wubatse mu mazi uyu nawo wubatse mu mazi ahubwo hejuru ni umusozi ariko hasi ni amazi kabisa hasi ni amazi hasi hashobora kuba ari inyanja urabona nyine na GPS iri kutwereka ko turi kugendera mu mazi abazungu ni abahanga pe ego umuhanda hariya ahantu harantangaje nagize ngo turayobye GPS yerekana ko turi mu mazi rwose nk'ubu ngubu GPS irimo iragenda ituyobora iri kutwereka ko ari mu mazi niho rwose ahantu hose tuvuye hari no mu mazi hasi ni mu mazi hejuru ni umusozi njyewe n'ubu njya nibaza ubuhanga bw'abayenjeniyeri b'ahangaha banza bari no mu bantu bahembwa amafaranga menshi kabisa abayenjeniyeri bubaka imihanda barayahembwa barayora abanga ariko nyine mbega umuhanda ni muremure cyane kabisa muremure rwose uzi ko uruta wundi twavuyemo kare uyu nguyu ni muremure kabisa ariko n'ahantu tugiye naho ni kure abakunzi bacu nyine bajye bareba ko tuba dufite umwanya wo kubatembereza turawufata umwanya nubwo biba bigoye turigomwa kubera urukundo tubakunda tugira ngo tubereke wasanga ibintu bari barabisomye nko mu bitabo n'iki umuhanda uca mu mazi hejuru ari umusozi biba bigenze gute babikora bate ariko dore nguyu twawabacishijemo noneho kandi mu buryo burambuye pe batazajya bakomeza kubyumva mu nkuru batarabyibonera kandi twaragize amahirwe yo kuba duhari kandi dufite n'ubushobozi bw'uko twabifata twabibereka rwose iyo bareba rwose nta rungu uri kumwe na tembera na Roseline ubu rwose mu gihe kizaza tujya no mu bindi bihugu ko Imana izajya idushoboza mu bindi bihugu mu yindi mijyi tugenda tureba ibyo mudusaba parike mwadusabye parike nayo turi kubitegura ibintu byose nyine mudusaba tugenda tubireba hari igihe badusaba ibintu bisaba ubushobozi buhambaye ntibakagira ngo twanze kubikora ahubwo tuba tukiri kubitegura no kubishyira mu buryo ariko byose tuba tubibona abantu benshi bibanze kuvuga ngo tubatembereze muri iyi Scandinavia yose nabyo biri muri projet kabisa mu minsi iri imbere tuzatubajyana kabisa umuhanda wabaye umuhanda noneho ntabwo urangira siko turi bumaremo iminota myinshi urabona tukirimo kabisa urabona ko noneho tugiye tuwusohokamo noneho ko ari muremurera rero wa muhanda harebye ndi twabwiraga ko wari mu mazi reba hepfo yacu ko ari amazi kabisa ubonye ko yari amazi twacaga hagati y'inyanja atari ibibeshyo ngaya rwose bagomba kujya babibona hose umuntu yababeshya ababeshyera iki kwera ntabwo umuntu agomba kubeshya tuzajya tubabwira ibintu twahagazeho singiriye inyanja se twari turimo hari igihe abantu bashobora kugira ngo abantu bari kubabeshya nabonye harimo ukuntu haba hari nk'umuntu utaragera ahantu yaba azi ko ibyo bintu kuva yaba atarabibona kumva yuko bitabaho cyangwa atarabyumva agahita bati ntibishoboka ati yubatse mu nyanja gute nibyo uriya muhanda wubatse mu mazi rwose hari igihe abantu rwose kuba atarabona ikintu yumva ko kitabaho cyangwa ataracyumva bakumva ko kitabaho rwose sasa mwabonye ahantu nababwiraga ngo ni heza se nimwirebere nyine aha hantu sozi utuye mu nyanja ni heza abantu bahanga batuye neza kabisa kuba ku musozi uri hafi y'inyanja mbere aha hantu hari horoshye kuhabona inzu cyangwa ikibanza ntabwo byahendaga kuhagura nyine ngo hature ariko ubu ngubu abantu barahayobotse ari benshi si ahantu hose iyo abantu batarahayoboka bahendutse ariko iyo abantu bahageze no mu Rwanda niko bimeze kabisa no mu Burundi na za hose aha hantu abaturisite barahaza cyane barahaza kabisa ahantu n'ubundi hari inyanja hari n'imisozi nta kuntu hataba heza ni heza rwose
abantu bajya bakunda kwibaza ngo ko tutabona abanyamaguru igihe tuba twaciwe mu mihanda itemerewe gucibwamo abanyamaguru. atari n'ibyo ngibyo by'imihanda se ubundi umunyamaguru wagera hahagera ate wahagera ko hadatuwe reba hano none se ntihatuwe nyine umuntu haza umuntu uza kuhatembera nyine n'imodoka hagenda bisi yego ariko se hari akazu ka bisi uri kubona ko guhagararaho bisi dore ngakari imbere karahari kabisa imbere ndabona n'akararo k'abanyamaguru gafasha abanyamaguru kwambuka baba baragashyizeho nkeka ko kubera zino nzu zanga kangaka kako hejuru dore aka ni akazu ka bisi ni ahangangaka abantu bari kureba ugatuca hariya ukazamukira hariya ntabwo wambukira muri uno muhanda wambukira kuri aka kararo banizere ko bakabonye niho bambukira abanyamaguru ntabwo bambukira mu muhanda urabona se hano hantu heza we hasa nka rufute neza pe ngira ngo ni rufute abantu bameze gutya niba hari akazi kenshi ahangaha hari amafaranga niba hari amafaranga abantu bahatuye ndabasuhuje bari abantu tuziranye bahatuye bazatubwire niba hari kashi tuhaze natwe tuzaze gushaka amafaranga natwe hano ni umusozi nta muntu waba watuye ngo ahumeke umwuka mubi kabisa. hano hantu ni fresh reba abantu bituriye ahangaha kandi ikintu nabonye cy'umuntu watuye aha ntajya ashaka kuhimuka ni kure y'ibintu byose ni kure ya centre ni kure yo kwa muganga ni kure ibikorwa remezo hari ibyubatse hano ariko ibindi byinshi biri kure y'ahangaha ni mu karwa nyine hano ariko abantu bahatuye ntago niyo wamuha amafaranga ngo yimuke wapi abana baraje gutura kabisa ku mazi heza cyane rwose kirirwa umugisha ukavukira hano hantu ufite n'ubushobozi bwo kuhatura buhagije kahise barahatuye baramenye ubwenge bakahagura hakigurika. aba bantu batuye aha hepfo batuye almost mu mazi ni mu mazi kahise kandi barahubatse nta n'ubwoba bagira saa mugani hano hantu ubu ngubu nta nuze nabiza bijya bihaba reba umuntu wubatse inzu umeze nk'iya shato marara niba ari marara y'umweru iri imbere kandi niyo umuntu ku giti cye ubu hano hantu hamugani nabiza bijya bihaba nka gutya abantu bubatse hafi y'amazi ngo amazi bamerewe nabi ntabiza abantu nta myuzure iyi nzu ni nziza koko nziza kabisa ntabwo waza gutura hano udafite ide yo kubaka inzu nziza ariko urabona ko abantu bahayose ari benshi kabisa ahantu uri fute neza ngende nagera ahantu ni heza guys mva noneho ko bavuga ko nanjye nakunda gutura kure y'umujyi ariko nanjye ahantu hatura kabisa hano ni heza rwose wow noneho amazu yaho hano banza ari centre yabo kabisa hariya turi kwegera hano banza turi kwegera ari centre yabo cyane hano ni muri centre kabisa ko ndi kubona ariho ari ibikorwa byinshi ni centre yabo ariko ni heza rwose njye narahaje mpita numva nkumbuye rufute abantu batuye muri rufute ni bakiba muri rufute twari duturanye ndabasuhuje mwese hanyuma mureba ahantu hasa nkaho mutuye rero mureba ahantu hasa nkaho mutuye pe umuntu utaragera rufute ntabwo yakwemera ko hari ahandi hameze uhageze cyangwa uhari ntabwo yapfa kwemera ko hari ahandi hajya kumera neza nkaho imisozi imiturire nyine ubona nyine urahareba ugahita ukumbura rufute kabisa iki gihugu nacyo kigira imisozi kabisa cyane urabona bisi za hano ni bisi 100 kugira ngo mpibuke n'izina aho tugiye narebye bisi 100 yijya mpita azubita icyanga n'ibihenze ya bisi menye si kimwe se n'ibiciro bindi uriya bishyuza kimwe hano baba bashaka korohereza abantu ngo bavuga ati okay no kuhaba birashoboka kandi bisi bigenda buri mwanya buri kanya kugira ngo abantu nyine bahatuye bishime babone transport ko kuhagenda n'imodoka yawe menya ari byo bihenze kurusha gufata bisi bihenze kabisa
kurumva amavuta yo gukoresha cyangwa se umuriro iki byose noneho hari akazuba keza wana akazuba keza hameze neza rwose no karitsiye ni sawa kabisa hano ni heza rwose wow nanjye abakunzi bacu hari igihe hari ahantu njya mbajyana nkavuga nti mwarakoze kudushyigikira kuko bimpa motivasiyo yo gutembera nanjye kabisa ntabwo nkicara mu rugo nsigaye mba ndi gutekereza amayide ndabajyanaho uyu munsi turajyaho uyu munsi mwatweretse urukundo kandi ni ukuri tubiha agaciro pe tuba tubagenda tubereka gusa buri gace nubwo twabwiye ko ari hano muri mu karwa haba hari n'irimbi urusengero nguru imbere yaho hari irimbi iki kikwereka ko hatuwe rero turi n'irimbi riri hariya hakurya ko hariho ibyatsi byakingirije n'irimbi ariko ntabwo wabura urusengero agasantere kabo abana bakinira abaragiye babiteganya byose kabisa muri santere yaho kabisa ni heza we umusozi centrum tujye muri santere yaho bantu mutuye hano hantu tubahaye kudosi kabisa mutuye ahantu heza dore komine yabo ni iyi banke afite na banke dore ngizi sipari banke ko nabonye serivisi nyinshi za banke n'ubundi bitagusaba kujyayo nabonye umuntu azikorera kuri fone kabisa hano abantu batuye hano batuye ahantu heza rwose ahantu ni heza haranyemeje pe cyane nanjye ndishimye kubera ko hajya ni heza ngaha haranyemeje nanjye kabisa yerperante hari abakunzi abantu bacu tuziranye bahatuye ubushize niyeze gutembereza sabe barambwira ngo naciye ku rugo rwabo sinabasuhuza gusa ndabizi neza ko ubu badahari bagiye gusenga so santere yaho kabisa ahantu ni heza abantu n'amasoko iki twebwe tubaha ibiganiro ahasigaye ni ahanyu ngo mutubwire ngo mubibonye mute ese dukomerezaho mutange idea y'ibindi byinshi mushaka kureba tubwiye uti mujye mutwereka ibi noneho nibyo dukeneye cyane mukeneye kureba icyareba amanuza amapartema yubatse ku musozi yitegeye amazi kabisa abantu bahabazi kubaho no kubaho kabisa bwato se noneho babguze naho ukuntu wagira umuntu wanga utuye hano wese abafite ubwato bwe cyane kabisa nice this is cool hano ni heza rwose babatembereje ahantu bita Igelperland heza hafite nature nk'iya Lofoten rwose nagira ngo gusa mbereke ko ahantu nkunda kuvuga ngo Lofoten ni heza biba bimeze hasa gute hameze gute so kugira ngo namwe nyine mugire idea y'ibyo mba ndi kuvuga ibyo nita byiza ni ibiki biba bimeze gute biteye bite ubwo rero mwakoze kubana natwe turabakunda turabashimiye Imana ibaduhera umugisha bye bye akoze cyane nawe